Inkuru yacu tuyitangiranye n'umusore witwa Samu, umutipe wirinze gutakaza igihe kiwe ngo akunda abakobwa bafite akazi karenze. Yahisemo kwikundira umukobwa ukora akazi k'amasuku kwa muganga, ngo byanze bikunze niwe azata mu mago ntaramubwira akamukunda. Icyakoza Samu n'umwana ukiri mutoya ariko na n'ufite intego nziza. Yahisemo intego yo gufasha abarwayi barembye cyane, akora muri formation kwa muganga. Yari umusore utuje ufite umutima woroshye, ugira impuhwe nk'iz'umuvugizi w'umwuga. Uyu koko akwiriye umukobwa umeze nka Sandara. Umunsi umwe mu gitondo cya kare yinjiye mu cyumba cy'isuku asangamo umukobwa mwiza cyane utagira uko asa, ni Sandara. Umukobwa witwa Sandara umukobwa mwiza cyane wicisha bugufiya kandi ugerageza kwambara neza. Gusa muri aka kanya yari yambaye imyenda y'akazi ndetse imyenda y'amasuku. Yari afite isura ituje, isuku ariyo iri kuvuza ubuhuha. Muri ako kanya umutima w'umukobwa Samu warahagurutse utangira kubyimbira mu gituza cye. Byari nka kwa kundi umuntu abatangiye kwibuka ibintu byari byarayoberanye. Mana ndagira nti ibyo gusa. Sandara muri ako kanya yibere muri job, akazi akageze kure cyane. Rotipe ahageze areba uburyo umwana ari kwikorera akazi, gusa amagambo yaramuburanye arangiza aramwenyura ati, mwaramutse neza Sandara, ukuntu ukora amasuku yawe birashimishije cyane kurusha uko abantu babitekereza. Umukobwa yari ari kocoye. Umukobwa mwiza w'icyuki kirenze nawe arangije amusubiza mu ijwi rituje ati, mwaramutse neza Samu, ukuntu yarebaga hasi wari kugira ngo yataye amafaranga. Nako ngo nta mukobwa utagirira isoni umuhungu. Sandara yaramubwiye ati, ndi gukora akazi kanjye gusa Samu. Nuko Samu yahisemo guhita yisohokera, ariko umutima we wose nta na kamwe gasigaye. Byasigaye mu cyumba cy'isuku aho Sandara yari ari. Ku munsi ukurikiye iby'umukobwa Samu yakoze nakumiro, nako biratangaje. Ariko reka mbanze nkwibutse yuko hano ari kuri YouTube channel Urukundo Love Stories, ahantu basha kubona inama ndetse n'inkuru byose byubaka urukundo. Iyi ni inkuru y'urukundo rwa Samu ndetse na Sandara, urukundo rutangaje. Niba uri kugenda ukunda iyi nkuru ntiwirengagize kuyitwereka kandi areke kuri no video. Twandikira igitekerezo cyawe aho ngaho hasi muri comment. Ikindi kandi niba uri mushyashya ntiwirengagize ukanda subscribe. Umuntu mushyashya no umuntu utarabona ukanda subscribe kuri no channel. Niba utarayikanda uyikande kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro ndetse n'inkuru bitandukanye bikunda gutambuka nga kuri no channel. Dukomeze inkuru yacu. Ku munsi ukurikiyeho Samu yakomeje kujya agerageza gushaka impamvu yatuma anyuraho Sandara ari gukorera. Uri kumusika kandi nawe kera wajya kujya kuvoma ukashaka kwinyuza kwa shiri wawe kandi atariho inzira ijya kuvoma iri. Urukundo uraruzi. Yajyaga akunda kumuzanira ibikoresho by'isuku bakoresheje, cyangwa se ugasanga ari kumuzanira isabune, rimwe na rimwe yananyuzagamo akamubaza niba hari ikintu yamufasha. Gusa Sandara nubwo yibonaga gutyo yari yaratangiye kuyibona amakara. Umutipe yemera guta akazi ke akaza kunamo utuntu tw'udusitori. Ntabwo bisanze ngo ashaka no kuzajya afasha akazi ashobora kuba yaratakayemo. Gusa nubwo Sandara yibonaga gutyo yari yaratinye kumwiyegereza cyane, ariko uburyo yabonaga Samu yita ku kazi ke byatumaga arushaho kumwubaha cyane ndetse atamufata nk'umuntu wo hasi. Samu ni umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye, ntabwo ari nka benshi baseka bampora yuko nkora akazi k'amasuku, bafata nk'umuntu utagira agaciro. Umunsi umwe mu bitaro habaye ikibazo kidasanzwe. Haje umurwayi mushyashya ariko asanga mu cyumba yagombaga kuraramo hatakoze amasuku. Umukobwa witwa Sandara usanzwe umenyere mu gukora amasuku mu byumba by'abarwayi yari yamaze kuremba afite umuriro udasanzwe mu mubiri we. Ntabwo yaragishobora gukora nk'uko asanzwe akora. Mu gihe abandi bakozi barimo banyuranamo bashakisha ukuntu bakemura iki kibazo, Samu yarahagurutse aravuga ati, nimureke njye gukora isuku, Sandara yarwaye yarembye cyane, ntabwo ari bushobore gukora kubera ko afite umuriro udasanzwe, ntabwo yabashaje gukora akazi gakomeye gutya, arembye cyane. Mutipe yagerageje kwambara udukingirizo tw'amasuku, imyenda y'amasuku, hanyuma afatiraho. Yafashe amazi, afata isabune, agerageza kugenda mu bitanda by'abarwayi byose agenda akora amasuku agiye atandukanye, harimo no kuba yakorera amasuku ibikoresho byose biri bukoreshwe mu kwifashisha mu kuvura abarwayi. Ibi yabikoze atitaye ku bantu bamuseka, hari n'abamusetse mu ibanga ariko nta gaciro yabihaye. Iki kintu yarakoze muri aka kanya cyagiye ku mutima wa Sandara cyubakaho inkingi ikomeye cyane. Sandara yari yicaye hano ku ruhande ari kumureba mu ntebe ababara umutwe, ariko amarira y'urukundo ni igitangaza. Ibi ngibi ntabwo byatumye atarira, amarira yuzura mu maso. Yego yamusigiye gutinya kumureba nk'umusore wigize umutware, ahubwo amubona nk'umuntu ufite umutima ufite isuku kurusha ibikoresho by'icyumba byose. Nyuma y'icyo gitondo Samu yagiye gusura Sandara mu gihe cy'ikiruhuko. Sandara yaramwakiriye cyane ko yaratangiye no koroherwa. Samu yicaye imbere ye atuje aravuga mu ijwi ririmo ubushishozi ati, ntabwo nabikoraga kugira ngo ubimbwire, ahubwo nabikoraga kubera ko ufite agaciro karuta ak'abantu bose bavuze. Erega kandi burya umuntu wese ufite umutima nk'uwawe akwiriye gufashwa. Sandara ufite umutima mwiza. Sandara yaramurebye mu maso bwa mbere birambuye, ariko ikiniga kiramufata. Samu, nta muntu nigeze mbona ufata neza nkawe.
Ibi bintu abantu benshi babitubonyemo badufata nk'abatagira agaciro, ariko wowe wambonyemo nk'umuntu. Yewe mbega byiza, kuva uwo munsi batangiye kujya basangira ifunguro rya saa sita, bagasubirana mu rugo rimwe na rimwe, bagasangira ibiganiro byabo byiza ariko mu magambo make y'umutima. Hashize iminsi mike Sam ati ibi ntabyo, ngomba kwaka umwana urukundo, ngomba kumubwira ko mukunda. Nako byagenze kuko nyuma y'ibyumweru 2 gusa yamusabye urukundo mu ijwi ryuje ubugwaneza ati, Sandara, niba umutima wawe ubyemera, reka turuhe icyiciro mu buzima bwacu. Sandara, ndagukunda cyane, nkunda ukuntu wicisha bugufiya, ntabwo shaka ikirenze, shaka umutima wawe wonyine w'ukuri. Sandara niko guseka gahoro ariko ahumeka cyane avuga ati, Sam, umunsi nakubonye natekerezaga yuko ntazagira amahirwe yo kuba nagumana nawe, ariko naje kugira amahirwe Imana yumvise gusenga kwanjye, uyu munsi turi kumwe. Sam, shimishijwe no kukubwira yuko nkwemereye urukundo. Inkuru yacu turayisoza ariko tuyisoje turebera hamwe isomo ryo gusoza. Gusa wifuza yuko inkuru twakongera tukayigira ndende nabyo twabikora, wabitwandikira muri comment. Isomo ryo gusoza, urukundo rutangirira ahantu hatizewe, nta kazi ko hasi mu kugira agaciro. Isuku si ubukene ahubwo ni umurongo w'umutima mwiza. N'uwicaye mu cyumba cy'isuku ashobora kwitwa intwari mu rukundo. Kandi hejuru ya byose urukundo nyarwo rubona umutima, ntirubona imyenda cyangwa se icyiciro cy'akazi. Reka ngushimire twabanye mwino nkuru kuva tuyitangiye kuba tugeze ku musozo. Niba hari ikintu iyi nkuru yakunguye, niba hari igitekerezo yaguhaye, niba hari aho yakuvanye nawe yakugejeje, ntiwirengagize ukandika kuri no video, ntiwigeze gutanga igitekerezo cya muri comment. Niba uri mushyashya ntiwirengagize gukanda subscribe kugira ngo nawe tuzajye tubasha kubana ibiganiro bitandukanye ndetse n'inkuru bitambuka kuri no YouTube channel. Bye, ndabakunda cyane, reka tuze guhurira mu yindi video. Imana ibarinde.